Hello friends, maze iminsi mikeya mbagejejeho application zirindwi wakifashisha ukorera amafaranga online. Muri izo application nari nababwiyemo ino application yitwa Sweetcoin, ariko naje gusanga abantu benshi bari basanzwe bayizi cyangwa se barayumviseho, banambaza ko nayibabwiraho cyangwa se nababwira uko babikuzaho, nkanayibabwiraho byinshi kuri yo n'abatarayikoresha bakaba bayikoresha. Ino application yitwa Sweetcoin rero ushobora kuyikoraho amafaranga mu buryo bwinshi. Ushobora kuyikoraho amafaranga uri kugenda ndetse no mu bindi bitandukanye nko gukora amasurveys ndetse n'ibindi. Ariko ikintu cy'ingenzi cyihariye cyo gukora amafaranga kuri ino application ni ukugenda. Nk'uko mubibona, murabona maze kugenda intambwe 2920 mu minsi 3 gusa. Kandi murabona maze gukoraho Sweetcoin agera muri 86. Aya ngaya wayavunja muri cryptocurrencies mu madolari ukaba wayabikuza. Nk'uko mubibona igira Sweet Wallet. Ino wallet rero niyo uhindura ukaba wayabikuza nk'uko mubibona hano hejuru. Mubona Sweetcoin imwe ibingana n'amadolari 0.006. Urumva kubyaza intambwe zawe amafaranga ni ibintu byoroshye. Mbere yuko rero ntangira video bagezeho uburyo ino application ikora, reka mbanze mbireke kano kantu nako mubanze mukamenya. Mwirinde business zibatwara amafaranga zigusaba gushora. Banza mva aka kantu urahita usobanukirwa yuko atari byiza yuko nawe winjira muri business zidasanzwe cyangwa se nshyashya ziharawe cyane ugatakaza amafaranga yawe. Dore ko muzi kuvuga rero ibivuzi byanyu byabatanze imbere nk'inda y'umujura. Ubushize nikoreye video ndi kuvuga ibi company by'ibigoryi byo mu mujyi bihora bijya amafaranga y'abantu by'abesikoro ngo ni bya Alliance ngo na bya Global byishe mu miti y'abapfumutanya ngo ni imiti bwoko ki ngimiti zana gahuyu ngo mutuje uvana mimigese mu nzara ibyo bintu ngo ndimo ndasebya kandi ure ibyanukaga bifatanya nabo bajura uko byose byirirwa mu mujyi ruguriri hari abantu byirirwa byifunze mu rutuntu kudukote ibyo byesikoro gusa. Eka mvuge ngo ibi bimenyetso abanga basabana bari wa mafaranga yabo none se bayaguze imyanya byibura bavuga ngo inyanya zaboze bayaguzemo se amashu baravuga ngo byibura amashu ngaraboze abuze umuntu yagura byibuze se bayaguze inkweto barazambara ziracika byibura ngo nta nkweto bagifite. Bega ngende narababye ngo mu mujyi hari company z'abajura nimushake mu byumve cyangwa mu byihorere hari company z'abajura bigize ngo nabantu ngo bagurisha imiti bakirwa batesha umutwe abantu ngo bashoremo amafaranga ngo bazunguka batakoze. Gute umuntu yunguka atakoze? Icyo ni icyambere. Cya kabiri, iyo miti mugurisha iyo miti ihuriye n'amafaranga yashoye bihuriye hehe? Noneho kugira ngo menye ko muri abatubuye ngo bandushore ngo tugiye imiti ngucuruza none se kagiye gucuruza agiye kwicara yuko atakoze nkuko mubivuga. Mwabajura mwe mwirwa murya amafaranga y'abantu, mwabajura mwe nongere mbisubiremo, mwirwa mu makote mubeshya abantu, mwirwa mu buntu bw'ubukapu mugenda mu mayira bakagira ngo muri abantu kumbi mwambariyeho ibinyoma, mwambariyeho ubujura, mwambariyeho ubwesikoro. Nta kintu mufite kizima ahubwo murutwa n'umukaranirwa wikorera agacyura bibiri bye bya buri munsi. Mwabajura mwe ngo ni company tutazi. Rero nkuko mubyumvishe si byiza guhubukira business iyo ari yo yose ubonye ngiri gutanga amafaranga. Izo business zigezweho nkuko mumaze kubyumva bakagusaba gushora amafaranga yawe ngo barakungukira mu minsi ngahe bakaba bakungukiye nyine ngo kayabikuza. Abantu benshi rero birangira bahiye nubwo hari abayabona bakeya cyane. Ubwo rero no kubyirinda ibintu bigusaba gushyiramo amafaranga yawe ntabwo aba ari byiza. Hari video nazikoze izo business zirari nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo video nayo ushaka wayireba, iri muri video zanjye, nta kibazo ndaza kuyishyira muri description muze kwisangamo nayo muyirebe utazagwa muri umutego w'izo business. Kugira ngo rero iyi application nkuko muyibona yitwa Sweetcoin, ndashyira link yayo muri comments muraza kuyisangamo. Murabona ushyiramo izina ryawe rwose muri application. Iyo uyifunguye nyine ni ibintu byoroshye gusigninga in, ntago igoranye cyane. Ukimara gusigninga in rero utangira gukora steps. Iyo ugiye itangira kubara. Application ikimara kwishyira muri telefone yawe urabyemezamo nyine kizajya detectinga intambwe zawe. Uko ugiye rero ikabara intambwe zawe. Nkuko mubibona rero hano maze gukoramo Sweetcoin ajya kuri 86. Reba hano hasi rero hari ahantu handitse rewards, hari hano handitse earn, hari hano handitse social. Iyo ushaka kwaninga rero uraza ugakanda hano kuri earn, ugakandaho iby'intambwe byo kugenda nyine uragenda intambwe zikibara ndetse ukaba wazivunjamo amafaranga. Nkuko mubibona rero ushaka kuvunjamo Sweetcoin yawe ukaba wayagura zine kuteri kuri Amazon. Murabona ko haba hariho ibintu byinshi ushobora gupurchasinga ukoresheje Sweetcoin yawe. Ariko hari abantu babishakira amafaranga, ibintu byo kugura ngo gift card ngo byo kugura ibintu online baba batabishaka, baba bashaka nyine guhita amafaranga yabo bayabyaza umusaruro. Nkuko mubibona rero iyo ukanze hano kuri rewards
iyo ubishatse, iyo ushaka gukora ama gift card uraza hano kuri handitse earn hasi rewards nako none ugahita uzana ugakanda kuri get scratch card, none ugakandaho ugascratchinga nyine card, bakagira nabwo ama rewards bakugenera bitewe n'ama sweet coin ufiteho. Ino scratch card uyibona buri munsi. None hariho uburyo bwinshi bwo kwaninga, kanze mbubereke. Murabona nka hano kuri dashboard mubona ushobora guclaiminga daily rewards. Ngiye sindi busclaiming none uraza kubikora muri application yawe, kuko nyine nibwo iyo ukanze hano claim rewards hazo ama ad kandi sinshaka ko ad ziza muri no video, ubwo urabikora nyine wowe uraba wa downloadinze application. Ngiye nkuko mubibona rero video nayikoze ku cyumweru, application yatangiye kubikora ubushakashatsi kwa mbere. Murabona uno munsi turi kwa gatandatu nibwo video nyikoze, murabona ko uno munsi nawo ugiye kurangira nyikoresha. Ubwo rero murabona sindabikuza, ariko uburyo bwo kubikuza nabwo buroroshye, namaze kubugeraho ndimo ndabwa activatinga. Mu buryo bwo kubikuza mu ma crypto kanze nabwo ndaje mbubereke neza mbere ku buryo bitangira. None murabona ko ushaka gukoraho nandi ma sweet coin uri kwinvitinga abantu, ushaka kuza ugakandaho hano ukinvitinga abantu, bahita baguhereza link ukaba wakinvitinga abantu. Murabona ko link yarije uhita uyikopiya nyine ukayishare, cyangwa se ushaka link yo kwinvitinga abantu waza ukanakanda hano hejuru. Ni ibintu byoroshye cyane, abantu musanzwe mukoresha zina application muba mubyumva cyane, ni ibintu byoroshye cyane pe. Noneho rero kugira ngo ubone reward zawe mu ma crypto in terms of cryptocurrencies, murabona hano hejuru mfite sweet coins zijya kuri 86. Murabona sweet coin 86. Noneho bo bahita bafata ama sweet coin cyangwa se sweet bagahita bazivunjamo amadolari nkuko muri kubibona hano. Murabona kuri sweet mfiteho 0.00, amadolari ni 0.00. Noneho ufite ino application ya sweet coin udafite wallet yayo, rino dolari we ntabwo waribonaho. Niyo mpamvu rero ukimara kudownloadinga ino sweet coin urahita downloadinga na wallet yayo. Nkuko mubibona rero wallet yayo dore n'uyingiyi ukwisa mu byitegeze neza. Dore application mwenyewe sweet coin niyi, wallet yayo ni iyi ya kabiri, sweet wallet nayo niko yitwa. Washaka kuri Play Store ugahita uyifungura. Reka tuyifungure rero sweet wallet. Mukona bari kumbwira bati balance is loading, bari kwiconnectaho nyine. Murabona ko balance mfiteho 0. Noneho kano kantu koje murakabona hano handitse 0 hazajyaho rimwe ningira nimara kugeza intambwe 7316. Hano nibwo haziyandikaho rimwe, ubwo nibwo nzaba nujuje balance ya rimwe. Kandi murabona ko hano hejuru bari kutubwira bati nze mbibereke sweet imwe ingana n'intambwe 2316. kandi ubwo sweet imwe nanone ingana n'amadolari 0.06. kanze mbibereke sweet imwe ingana n'amadolari 0.06 nkuko muri kubibona hano hejuru 0.06 amadolari 0.06 hano hejuru murabona ari kwiscrollinga buri mwanya. Nayo ni cryptocurrency yitwa sweet, bivuze ngo yaza umusaruro niba uri umuntu ukunda kugera. Tubonye ko ari intambwe zishobora kujya mu 7316. Reka turebe intambwe maze kugira. Murabona ko ngewe maze kugira mu ntambwe 2920. Izi nizo ntambwe nagenze uno munsi, ariko kubera ko ngewe intambwe zanjye nagenze zivunjamo ama gift cards, niyo mpamvu muri kubona hariya ntemerewe kubikuza kuri cryptocurrency. Noneho ngiye gukora video ibereka uburyo noneho zino ntambwe mukomeze muzireke. Ngiye gukora video ibereka uburyo noneho zino ntambwe tuzajya tuzihinduramo cryptocurrencies. Niyo mpamvu ugomba kuguma uri tuned hano kuri Shami the Tutor ugakurikirana amakuru ku yandi kugira ngo utazacika. Kora subscribe niba utarayikora, utere comment kubyo wifuza ko tuzaganiraho ubutaha, kuko nkungu sweet coin nyine nyikoze kuko nabonaga abantu benshi bari kuyimbwira. Ukande na like niba video ikunyuze. Ubwo duhure muri video itaha ibereka uburyo ubikuza hano kuri sweet coin ukayahinduramo cryptocurrency, ukaba wayabikuza kuri balance yawe. Murakoze.